Shalom, karibu ku isengesho ribohora official. Uwiteka abane nawe mu izina rya Yesu Kristo mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Shalom kuri wowe uje hano ari ubwa mbere, wowe usanzwe udukurikirana, wowe tubana hano mu ijambo ry'Imana. Uwiteka akugirire neza kandi Uwiteka abane nawe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Umwanya tujemo wo kuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Mana, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru kuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Niwe mugenga wa byose, niwe mutegeka wa byose, uganje mu ijuru no mu isi. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Ohereza ijambo ryawe ku buzima bw'uyu muntu, ohereza ijambo ryawe ku buzima bwanjye, ohereza ijambo ryawe ku bantu bose bagaragaye hano kuri Senga Ubohoke mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ntihagire n'umwe usubirayo uko yaje, ufunguye wese Mwami akaba aje hano kuri iki gicaniro cy'ijambo ryawe Senga Ubohoke. Reka Mwami ahure n'ijambo rizima, ijambo ryubaka umutima, ryubaka ubwenge, ryubaka ubugingo. Urakoze kubw'ijambo ryawe, amashimwe n'icyubahiro bibi byawe kuko uryohereje. Izina rya Yesu Kristo, fungura amatwi y'imbere y'uyu muntu abashe kumva kandi abashe gusingira no kwakira iki jambo ryawe rivugana n'ubugingo bwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, urakoze kubw'ijambo ryawe ryinjiye mu bugingo bw'uyu muntu rikamwubaka, ryinjiye mu mwuka w'uyu muntu rikamukomeza, kandi nanjye rikaba rinkomeje, rikaba ringiza urutare mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amen. Mwene data muri Kristo Yesu, ijambo ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye ni wo mwuka, umubiri ntacyo umaze, mwuka ni utanga ubugingo. Ijambo rihinduka umwuka rikazana ubuzima k'uryakiriye, cyangwa rigahinduka umuyaga k'utaryakiriye. Hari n'igihe ijambo rishobora kuza rigahinduka ikibazo kuwo ribwiwe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ryo ritera rigahinguranya, rikagabanya umwuka n'umusokoro, rikabangukira kugenzura iby'umutima w'umuntu wibwira kandi agambirira. Ijambo ni ikintu gikomeye rero. Tuje kuganira ibintu bitandukanye kano kanya mu isi y'umwuka, ibintu bitandukanye, mambo kadha wa kadha yanayotokea katika ulimwengu wa roho. Tugiye kuganira ibintu bitandukanye bibaho mu isi y'umwuka. Nkuko dusanzwe tuvuga ku isi y'umwuka, isi y'umwuka akaba ari igenga iyi ngiyi tubona. Ibyo tubona byose bikaba bikomoka mu isi y'umwuka itaboneka, kuko iyo ibiboneka byavuye mu bitaboneka, niko ijambo rivuga. Ibiboneka byavuye mu bitaboneka. Kuko rero ibiboneka byavuye mu bitaboneka, umuntu ukorana n'isi y'umwuka ntabwo ugomba kumukinisha. Umuntu ukorana n'isi y'umwuka, yaba ari mu gice cy'abadayimoni cyangwa mu gice cy'Imana ihoraho, ntukamukinishe, ntukamusuzugure. Uko umuntu ukorana n'isi y'umwuka wamaze kwinjiramo ndani, kabona uko yaba asa kose, kabona uko wamurusha amashuri cyangwa umurusha amafaranga n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, uwo muntu ashobora kuguteza ikibazo cyangwa ashobora kuguteza akaga. Uko yaba ameze kose, apfa kuba gusa akorana n'isi y'umwuka, yaramaze kwimenya mu gice abarizwamo. Ni ngombwa ko nge nawe twimenya mu gice tubarizwamo turi bande. Nge nawe mu gice tubarizwamo turi bande, wowe urinde mu gice ubarizwamo. Ese ntiwaba utizi? Ese ntiwaba utisobanukiwe? Kutimenya no kutisobanukirwa ni akaga. Iyo utisobanukiwe urimo hagati no hagati, uwo mu gice cyo mu isi y'umwijima wisobanukiwe, wowe akugira imbata, akugira umugaragu we, akugira umuretwa mu isi y'umwuka,
abasha kugufata akakuboha akakuzirika ukagenda mu buzima uri hano ku isi ariko nta mudendezo ufite. Hari uwundi muntu ugufite wamaze wiyizi uwo ari we mu gice icyo ari cyo cyose cy'umwuka, cyane cyane mu gice cy'ubwami bw'umwijima. Ugomba kwimenya rero uwo uri we, kandi wamara kumenya uwo uri we ugahitamo kudevelopa, kuzamura urwego rw'uwo uri we, kuzamura urwego rw'uwo uri we. Wamaze kwimenya, zamura urwego rw'uwo uri we, zamura urwego rw'uwo uri we. Niba waramaze kwimenya ko uri umwana w'Imana, zamura urwego rw'uwo uri we nk'umwana w'Imana. Niba uri mu gice cy'ikuzimu, uwo muriro w'Imana uragushegesha kandi uragutwika, ariko niba uri mu gice cy'Imana, zamura urwego rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome amwe mu magambo y'Imana, turebe ku bantu bari barimenye mu gice cy'Imana ihoraho. Umuntu wamaze kwimenya mu isi y'umwuka, akorana n'Imana, avugana n'Imana, agendana nayo, azi ibiyabamo. Wamaze kwimenya, reka tumurebe mu hano ko nawe utamukiniraho. Wamaze kwimenya, akorana n'Imana ihoraho, agendana n'Imana ihoraho, asenga Imana ze, avuga Imana ze. Kabone niba waba umurusha amafaranga, kabone niba waba umurusha amashuri, kabone niba waba umurusha ubutumbi bw'umubiri, kabone niba icyo wamurusha icyo ari cyo cyose, uwo muntu akurusha gukora, akurusha Imana, agendana n'Imana, asabana nayo. Kabone naho yaba adafite icyo kurya n'icyo kwambara, kabone naho yaba yambara ubusa, kabone naho yaba adafite aho kuba, ariko akorana n'isi y'umwuka mu ruhande rw'Imana, uwo muntu aba ari hatari. Uwo muntu aba ari umuntu udasanzwe. Uwo muntu aba ari umuntu ukomeye mu isi y'umwuka. Ashobora kuvana ibintu biri mu isi y'umwuka akabizana. Ibyiza yabikurura akabizana, n'ibibi yabikurura akabizana, akabyohereza ku ashaka. Reka dusome rino jambo. Reka dusome rino jambo, Samweli wa mbere, Samweli wa mbere igice cya 17. Samweli wa mbere igice cya 17. Samweli wa mbere igice cya 17 kuva ku murongo waho wa 33. Samweli wa mbere ntabwo ari Samweli wa mbere, Abami ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 24. Abami ba kabiri igice cya 20, Abami ba kabiri igice cya 2. Reka duhere ku murongo wa 19 hanyuma tugeze ku murongo wa 24. Handitse ngo, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimuzanire imperezo nsha muyishyiriremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Ngo nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Murongo wa 23. Ngo bukeye avayo ajya i Beteli. Akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka, baramubwira bati, zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Arakebuka arabareba, abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Arahava ajya i Karumeli, ava yasubira i Samariya. Uyu ni umugabo wari warabanye n'umuhanuzi. Uyu Elisa yari yarabanye n'umuhanuzi Eliya, akorera Eliya. Amavuta ya Eliya amujyaho yikubiye 7.
bitewe nuko yari yarakoreye Eliya agiye kuzamurwa ngo ajye mu ijuru. Yamusabye ko yaramubwiye ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Ubu busabe ntabwo bwari buherereye mu bifatika, ntabwo bwari buherereye mu mafaranga ngo amusabe amafaranga cyangwa inzu, imodoka n'ibindi cyangwa se amusabe isambu n'iki. Yaravuga icyo uri bunsabe cyose mu isi y'umwuka, mu mwuka. Nk'uko Petero yageze ku irembo rya ryiza akahakubitana n'ikirema cyasabirizaga, arakibwira ati mfungurira icyo kirema. Petero akavuga ngo nta feza n'izahabu mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu mwuka umuntu ashobora kurekura icyo afite akagitanga. Mu mwuka umuntu ashobora kurekura icyo afite akagitanga. Yesu nawe yigeze kubwira bamwe mu bafarisayo, arababwira ngo ntago ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bivanye mu bubiko bwe. Kumbe ukabona ko mu muntu hari ububiko, muri we haba habitsemo ibintu. Mu muntu haba habitse ibintu bitandukanye wowe utabasha kumenya. None rero umuntu wegerana n'Imana agasabana n'Imana, muri we ababitse ibintu bikomeye, muri we ababitse imbaraga zidasanzwe, muri we ababitse umugisha. Wamureba ku mubiri w'inyuma ukamusuzugura, ariko muri we apakiye ubwenge, apakiye ubuhanga, apakiye umuvumo. Ashobora kurekura umuvumo ugafata abantu, ashobora kurekura umugisha ugafata abantu. Muri we ahetse ibintu bikomeye. Kuko Yesu ubwe yaravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyo avanye mu bubiko bwe. Aravuga ngo mwabasha kuvuga amagambo meza mute kandi muri babi. Ruba mu muntu rero ashobora kugira ububiko bwiza, muri we akaba abitse ibyiza muri we, cyangwa akaba abitse ibibi. None se wowe kano kanya mvugana nawe, ni iki kibitse muri spirit yawe? Ni iki kibitse mu bwonko bwawe? Ni iki kibitse mu mutima wawe? Igenzure wisuzume, muri we habitse ibiki? Muri we mu bubiko bwawe ese hari empty, hari vide, cyangwa muri we hari ikintu kihabitse? Ese muri we habitse ijambo ry'Imana? Niba habitse ijambo ry'Imana uri umunyamahirwe. Muri we habitse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Muri we habitse ubwenge bw'Imana? Cyangwa muri we habitse abantu baguhemukiye? Cyangwa muri we habitse abantu runaka wikoreye ku mutwe, wikoreye mu mutima? Sohora abantu waba warabitse mu mutima wawe. Mu mutima ni ahantu habikwa ijambo ry'Imana. Mpamvu abantu benshi bavunika mu mitima yabo no mu bugingo bwabo, hari ibintu baba barahabitse, barahashyize, bitakagombye kuhashyirwa mu mutima w'umuntu, mu muntu mw'imbere. Ubundi hagenewe kubikwamo ijambo ry'Imana, hagenewe kubikwa ubutumwa bwiza, hagenewe kubikwa ubutunzi buva mu ijuru. Mu muntu ndavuga wamenye Imana. None rusasa umuntu wamenye Imana, mu bubiko bwe hakaba abitse ijambo ry'Imana, uwo muntu uzamutinye, uwo muntu ntuzamukinireho. Uwo muntu ashobora guteza iki akaga, cyangwa ashobora guhindura ibintu. Turabona Elisha hano hantu yari umuntu from nowhere, wari umukozi wa Eliya, yakoreraga Eliya aho ajya hose. Bibuka umunsi umwe Eliya yarimo arigendera, ngo asanga aho Elisha yarari. Elisha yari umuhinzi n'umworozi, ngo amukubita umwambaro, amutera umwitero we. Amutera umwitero we, Elisha aramubwira ati mbabarira mbanze njye gusezera abo mu muryango wacu. Undi aramubwira ati ngutwaye iki? Tukabona ko umwenda ushobora gukurura umuntu ashaka kugukubita umwenda gusa, kugukozaho umwenda we, hakaba imbaraga zikwinjiramo zaba mbi cyangwa nziza. Ibyo twarabivuze, kwambara na umuntu w'umunyamwuka. Ubundi ushaka kwambara basi ambara umwenda w'umuntu kurusha amavuta, kurusha imbaraga, kurusha wa wundi nyine uvuga uti nibura mu kwambara umwenda we ndamukuraho presence y'ijuru, ndamukuraho amavuta, nanjye mbe umunyamavuta nkawe. Rero dukomeje, uyu Elisha akubiswe umwenda, undi ajya guseza, avuga ati mbabara njye guseza, undi nagutwaye iki? Uko niko Elisha yakurikiye Eliya, akazajya amukorera iminsi yose. Mu gihe cyo gutandukana rero, bitewe nuko yamubaniye neza,
aramubwira ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha, icyo ari cyo cyose. Nawe rero sasa yavugaga mu mwuka. Mwebwe umuntu, hari abantu bataza agaciro k'ibintu byo mu mwuka, baba bashaka gusa reka nkubwize ukuri, umugisha w'Imana ufite ukuntu, ufite aho uturuka n'aho uva. Hari amahame mu mwuka yo kugira ngo umuntu umubonereho umugisha. Hari amahame. So noneho rero uyu Elisha, kuko yarabaye munsi y'ibirenge bya Eliya agiye kuzamuka, aravuga ati ndakwinginze imigabane 7 y'imbaraga zawe. Undi aravuga ati unsabye ikintu gikomeye, ariko nuba maso, ukaba maso ugatumbira, ukambona igihe ndibuze kugenda, izo mbaraga zikubye 7 urazihabwa. Ukuntu byaje kugenda rero, wumve ko haba mu isi y'umwuka haba hari urugamba ruba rushaka kugira ngo udasingira. Haba hari intambara ibirwana kugira ngo utakire icyo wakagombye kwakira. Ijambo riravuga ngo Eliya arimo aragenda, haza umuyaga mwinshi wa serwakira. Umuyaga mwinshi wa serwakira, byibuke ko Eliya yazamuke muri serwakira. Iyo serwakira rero yagerageje gukubita kuza mu mbaraga zidasanzwe. Nawe urumva serwakira yateruye umuntu, ni serwakira idasa, umuyaga waje ugaterura umuntu, wari umuyaga udasanzwe. Ariko ngo hamwe n'ibyo ngibyo Elisha pamoja na hizo changamoto hakukubali kufumbwa na upepo. Hamwe n'ibyo bibazo byose n'uwo muyaga wanganaga gutyo, ntabwo Elisha yemeye kugira ngo ibitaka bya serwakira bimuhumisha amaso bituma atabona kuzamuka kwa Elisha. Yakomeje gutumbira. Urasabwa gutumbira niba hari icyo ushaka gusenyera, niba hari icyo ushaka kubona. Reka nkubwire, imigisha yose y'Imana twakira hano mu isi icishwa ku muntu ikatugeraho. Umupfapfa ni umuntu uzapinga umuntu w'Imana. Injiji niyo isuzugura umuntu w'Imana. Ndavuga cyane cyane w'umunyamwuka wimenye. Umupfapfa niwe wenyine uhinyura umuntu w'Imana wamaze kwisobanukirwa uwo ari we mu mwuka. Kandi nanone umupfapfa ashobora guhinyura, gupinga umwana, agakozi ka Satani k'umwana w'umwijima, cyangwa akana ka Satani, agahungu ka Satani. Agahungu ka Satani nako kamaze kwimenya, kibitsemo imizimu, kibitsemo amagini, kakoranya amasezerano na Satani kumukorera. Uko kaba kangana kose gashobora kukuboroka, gashobora kukuzirika ntumenye ko waziritswe n'umwana w'umwijima, gashobora kuguhambira ntumenye ko akana k'umwijima kakuboshye. Kana umwana wa Satani ashobora kukwataka mu nzozi, ashobora kukwataka ushyizwe usinziriye mu isi y'umwuka, akakubana, akakufunga, akakuburabuza. Uri umugabo, uri ikigabo, uri umuntu w'umujenerali mu isi bifite imibiri. Mu isi uri umujenerali, ufite imbunda, ufite ibintu bikurinda, ufite bakadogo bakurinda, amayisikoti akurinda, ariko akana k'umwijima kakwataka mu isi y'umwuka, kakakuniga ntigatinya ibirokoroko biri ku bitugu, kakaza kakakuniga, ukarara unigagurwa n'ibintu, kandi ari abana ba Satani, ari umurozi uri kukuniga utatinya amapeti. Amapeti ibyo nibyo mu mubiri nyine. Mu mwuka rero udafite, ushobora kuba uri umuntu ukomeye mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka ntacyo uri cyo. Bibaho. Hari ahantu Yesu yabwiye abantu ngo ugaragara ko uri umutunzi nyamara uri umukene wo kubabarirwa. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite ibintu byinshi bifatika hano mu isi, afite amataje, afite amazu, afite amamodoka, afite inganda, afite ituntu n'ibindi by'ubusa, ariko mu mwuka ari umutinda, ari umukene. Muri we ari umutindi n'umukene, umurozi yamwataka akahita amushikuzamo ubugingo ako kanya. Kuko muri we ari empty, nta mbaraga. Rero Yesu yavuze ku itorero rimwe ryo yandikiye mu Byahishuwe, araribwira ngo ugaragara ko uri umutunzi nyamara uri umukene n'umutindi wo kubabarirwa.
Birashoboka rero ko ibyo tubona umuntu atunze mu buryo bw'umubiri ntabwo ari cyo gisobanuro ko mu mwuka atunze. Imbaraga umuntu yagira mu buryo bw'umubiri ntabwo ari cyo gisobanuro ko ari zo mbaraga umuntu afite mu mwuka. Mu mwuka umuntu, mu mubiri umuntu ashobora kuba afite ibigango, yarariye ibyuma, yarateruye ibyuma, yarabyimbye agatuza, afite agatuza, ikiboko, akaguru n'ibintu nk'ibyo, akora siporo z'ubwoko bwose, yarubatse icyitwa umubiri, ariko muri spiriti yiwe, mu mwuka we, yakubitwa n'agahinja k'agasataniste, k'agahinja k'imyaka 5, 7 kamwangiza. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, niba hari ahantu ho gushora imbaraga ni mu buzima bw'umwuka. Mu mwuka niho dusabwa gushora imbaraga nyinshi. Turabona hano rero Elisha araje, baramwitegeza bavuga ati dore rebe uyu mudugudu ukuntu utuye ahantu heza, ndetse nawe ubwawe ari mwiza, ariko nubwo ubona uno mudugudu ari mwiza, amazi yo muri uyu mudugudu ayica abantu, yangiza abantu. Umuntu ashobora kuba ari mwiza mu buryo bw'uburanga, ariko mu mwuka ari mubi cyane, mu mwuka yonona abandi, mu mwuka nta cyiza kimuturukaho, mu mwuka ari umunyaminyako n'umunyamikoshi. Wikonekita nawe ugasanga ibyawe bibaye bloke, wakwihuza nawe ugasanga nta kigenda, wahereza umuntu wamuha amafaranga ntuwongere gufata ayandi, kandi mu mwuka uramureba ukabona mu buryo bw'amaso ukamubona ni mwiza, afite uburanga, afite ukuntu, ariko mu buryo bw'umwuka ni mubi cyane, ni umunyamwaka, ni umunyamikoshi, ni umuntu w'umunyamwaka, umunyamikoshi, wakandagira iwawe mwabana ugasanga ibintu bitangiye kwibana, suruse zose zose waboneragamo ibigutunga ugasanga zihise ziboroka. Nyamara uwo muntu yagaragaraga ko ari umuntu hanze ari mwiza. Niyo mpamvu mubwira ngo mu mwuka, twabivuze mu kiganiro cyatambutse ko mu mwuka ntituyoborwa n'iby'amaso, ntituyoborwa n'ay'amaso y'umubiri. Mu mwuka tuyoborwa no kwizera, mu mwuka tukayoborwa n'ijambo ry'Imana, mu mwuka tukayoborwa n'umwuka wera. Ni ibintu bitatu bituyobora mu isi y'umwuka. Twebwe abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, tuyoborwa n'umwuka we wera yaduhaye, tukayoborwa n'ijambo rye yavuze cyangwa tubwira. Gatatu kandi tukayoborwa no kwizera mu isi y'umwuka. Ntabwo tuyoborwa n'iby'aya maso. Abayoborwa n'aya maso rero ni abapfapfa. Nibo Yesu yavuze ngo bafite amaso abona ariko ntibabona. Hari amaso y'umwuka ayobora ayangaya y'umubiri, yereka ayangaya y'umubiri, areberera ayangaya y'umubiri. Amaso y'umwuka areberera ay'umubiri, ay'umubiri nayo akagaruka akareberera ay'umwuka mu isi biboneka. Nongere mbisuremo, aya maso y'umubiri areberera ay'umwuka mu isi biboneka, ariko amaso y'umwuka areberera aye nanone ay'umubiri mu isi y'umwuka. Noneho sasa amaso y'umwuka ashobora kuburira amaso y'umubiri kishobora kuba cyabaho, hanyuma noneho ukakirinda mbere y'igihe, mbere yuko gikusohoraho. Amaso y'umubiri nayo akaba yafasha y'umwuka, kuko aya y'umubiri urumva nanone utayafite mu buryo bw'umubiri ntubona, witwa umuntu ufite ubuhumyi bwo kutabona. Ubisaba kugira ngo ugire ikintu urandatwe mu buryo bw'umubiri. Urumva nayo y'umubiri rero nayo ingenzi mu isi bifite imibiri. So nuvuga ngo rero arunganirana yombi, ariko y'umwuka yo arakaze cyane, kuko yo ashobora, simvuze ko ari nyuma ya adakaze, na yaradufasha, arakomeye cyane. Niyo mpamvu Imana yaduhaye buri kimwe cyose kiri ku mubiri wawe gifite agaciro. Buri rugingo rwose Imana yateretse ku mubiri wawe rufite icyo ruvuze, kandi rufite umumaro warwo, rufite n'agaciro gakaze cyane. So rero ariko ndavuga amaso y'umwuka yo ashobora gufasha wowe w'imbere
kuzaba mu bwami bw'Imana, ndetse agafasha nawe nyuma kudahura n'ibibazo bya hato na hato byago n'amakuba ngo bikugwirire, kuko amaso y'imbere aba yamaze kubikwereka mbere y'igihe. Imana amahoro rero kugirire neza. Turabona rero Elisha sasa arakomeje aragenda. Muri ya serwakira twabonye ko yakomeje gufokasinga icyo yifuzaga. Muri ya serwakira yazamuye Eliya ntabwo yigeze yemera guhumbya, ntabwo yigeze yemera ko ibitaka bimujya mu maso ngo bimubuze kubona. Yakomeje gutumbira Eliya, hanyuma asigara n'umwitero wa Eliya. Asigaranye umwitero wa Eliya, abantu baza kubona ko za mbaraga zari ziri muri Eliya zimukiye muri Elisha. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, ugendana nande? Nugendana n'umusambanyi uzaba umusambanyi. Bwa busambanyi bwo muri uwo muntu w'umusambanyi buzakwimukiramo, nawe usange bukurimo. Rya shyari n'uburyarya bwa buhehesi buzakwimukiramo, ya mahane n'amatiku bizakwimukiramo. Uwo ugendana nawe wakira imbaraga ze, wakira ibye. Elisha yakiriye imbaraga za Eliya, azikoreramo zikubiye 7. Ugendana nawe umwakira mwiki, umukura mwiki. Uwo wirirwana nawe, uwo wita ko ari inshuti, n'icyo umukuramo cyo mu buryo bw'umwuka. Shakisha umuntu ugendana nawe mu buryo bw'umwuka, ukura basi ubasha gukuraho imbaraga z'ubumana mu izina ry'Yesu. Ukuraho ubwenge bw'ubumana, ukuraho ukwigisha gusenga, kwigisha kugendana n'Imana, utuma uhumuka. Zopetese kiriya holiya. Ndashimira umwami Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, watuguza amaraso ye. Hari icyo yaduteretsemo, hari icyo yadushyizemo, hari imbaraga tugendana nazo ziwe. Reka tuvaho ngaho. So Elisha sasa, kubera yari yamaze kwakira imbaraga zikomoka muri Eliya zari iz'ubumana, agera kuri Yorodani ati, Mana Eliya urihe? Yorodani icikamo 2. Elisha arakomeza aratambuka aragenda. Noneho abo mu mudugudu ngo baza kumureba baramubwira bati, umudugudu ni mwiza ariko amazi yawe arasharira. Ahubwo ati, munzanire umunyu muwushyire mu mperezo. Barayumuzanira, aragenda ngo ajya ku isoko, kuko ku isoko niho haturukaga ikibazo. Wowe ukemura ikibazo utahereye ku isoko, wowe uragikemura uhereye hejuru. Kuki ukemura ikibazo uhereye hejuru? Manuka mu isoko y'ikibazo, iyo hepfo mu miryango y'iwanyu, iyo hepfo mu maraso y'ukuturukamo, iyo hepfo ngaho niho hari isoko y'ibyo ucamo n'ibyo unyuramo. Manuka mu isoko winjire, injira ndani. Aho ngaho ahari isoko ariho ujya gukemurira ikibazo ugihereye aho ngaho mu isoko. Elisha sasa zanamaze ngo wa munyu awuminjagira aho ngaho mu isoko, aravuga ngo wamazi we ntuzongere guhumanya ukunde. Ako kanya ngo amazi arahumanuka. Nibyo mpamvu nababwiye ngo mu mwuka ikintu cyose kirumva. Amazi yarumvise, yarayabwiye arumva. N'ikise kitumva mu mwuka, ikintu cyose cyumva ijambo ry'umukozi w'Imana. Nuko abiki gihe kwizera ari guke, ariko Yesu ubwe yaravuze ngo dufite kwizera kungana n'akabuto gusa ka sinapi. Wavugana n'umusozi ngo wamusoze shinguka utabwe mu nyanja, udashidikanyije ko icyo uvuze kibaye, wakibona kiba. Uramutse uzamuye amavuta yo kwizera mu buzima bwawe, uzamuye kwizera ugashora imbaraga mu kwizera, ubake kwizera gukomeye. Reka kubaka ibintu bidafite hepfo no haruguru. Ubaka kwizera kwawe kuzamuke kugere ku rwego wumva nawe ushobora gutegeka ibintu bimwe bikava ku buzima bwawe. Aka kanya rero turimo turavuga ku bintu bitandukanye mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu navuze ngo wowe uje hano urava wungutse, kandi abizi ko hari abantu bamaze gufashwa, hari abantu bamaze kunguka ubwenge, hari abantu namaze kuzamura mu kindi kirere cy'ubuzima bundi bufatika,
hari abantu umwuka amaze kuzamura biciye muri aya magambo yose aciye mu kanwa kanjye, umwuka arimo aravugana nawe aka kanya. Ni umwuka uvugana nawe, wa mwuka wisumba byose yampamagaye, wa mwuka wisumba byose ikorera muri njye irimo iravugana nawe. Reka gukinisha umuntu uzi isi y'umwuka, reka gukinisha umuntu uzi isi y'umwuka. Kabiri kandi, hagacira abakozi b'Imana, wisuzugura abakozi b'Imana. Yego wenda ushobora kureba bamwe na bamwe batazi ibyo barimo, cyangwa ugashingira ku byo ubona hanze ahangaha n'abesikoro bamwe na bamwe babyinjiyemo, ugasaka no gukerensa bamwe bukuri. Ubukuri n'umukerensa ukorana n'Imana yiyizimu ashobora kurekura umugisha cyangwa akarekura umuvumo, kandi byose bikemera. Tubonye rero Elisha abana b'abantu abandi bumva ibya Elisha none ibyabaye. Haje abantu barimo baramuseka. Umva ukuntu aba bantu baje bamuseka. Ku murongo wa 24, ku murongo wa 23 ngo bukiye ajya i Beteli akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka. Baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Urumva batangiye kumuseka, barebaga uruhara rwe, batangira kumutuka ngo zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Bituma bikururira uburakari bw'umukozi w'Imana Elisha. Elisha ko kanya ngo ahita arekura umuvumo, arabavuma mu izina ry'Uwiteka. Ngo nuko haza idubu. Kumbe umuvumo ushobora kuzana ikintu runaka, umuvumo ushobora guteza impanuka, imodoka ikaza ikagukandagira. Umuvumo ushobora guteza impanuka, hakaza moto ikagukubita. Umuvumo ushobora guteza ikintu, hakaza inkuba ikakwanura. Umuvumo ushobora kuzana indwara ikaza ikakwinjiramo. Umuvumo ushobora kuzana kirize ikakwibohaho. Umuvumo ushobora kukuzanira uruzi, kutabyara bikanga. Umuvumo ushobora kuzana ubugumba bugafata umuntu. Umuvumo ushobora kuzana ikintu giturutse bunaka, ukazana abajura bakakwiba. Umuvumo ushobora kuzana abantu bakakuniga bakakwica. Uyu muvumo yarekuye umukozi w'Imana. Ibaze wazanye amadubu araza azanywe n'imbaraga z'umuvumo. Umukozi w'Imana yari amaze kurekura. We itonde, bamaso, imbaraga z'umuvumo zishobora guteza. Reka nkubwire, umuvumo mw'isi y'umwuka hari abantu bari kuri muvumo bigakunda. Umurozi mw'isi ya kirozi ashobora kurekura umuvumo ugafata abantu, igihe ugafata ariko abatarisobanukiwe, ugafata abatazi isi y'umwuka. Uyu muvumo ufata abatazi isi y'umwuka, barimo hagati no hagati, batazi ibyo babamo, bari mu Mana, niyo Mana ntibayizi, barasenga ariko ntibazi n'uburyo bwo gusenga. Ibintu barabijandajandamo. Uyu munsi ababiri mejo yabivuyemo, uyu munsi abayigaraguye mu isi, umunsi amasaha 28 yose yigaraguye mu isi, iminota 5 akaba ari bwo wenda aboneka mu isi y'umwuka mu gice cy'ijuru. Uwo muntu yarekuriwe umuvumo uramufata. Yaba ari umurozi urekuye, uraza ukamuzirika. Noneho sasa reka tugaruke rero ubwo ku mukozi w'Imana. Umukozi w'Imana hano turabona rero nawe ni aba bantu baramuseka, batangira kumuseka ngo amunyaruhara. Ariko ngo bimutera iki? Bimutera ararakara nyine, agira akababaro. Bababaje umutima we, arekura ijambo ngo abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Haza idubu zivuye mu ishyamba. Aho urumva ko hari ikintu gishobora kuza kizanywe n'umuvumo. Mujura ashobora kuzanwa n'umuvumo. Yego, tondera abakozi b'Imana, bubahe cyane cyane babandi ubona bisobanukiwe, babandi biyizi, bakorana n'Imana by'ukuri. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abatekerezwa ko bayobora itorero bubahwe inshuro ebyiri. Ngo ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana, abo bubahwe cyane. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, ubaha abakozi b'Imana, ubaha umunyamwuka, ubaha umuntu uzi Imana, wikinisha umuntu w'umunyamwuka.
hari abantu bagiye bizanira imivumo, bagiye bakura ku banyamwuka, ndavuga babandi bimenye. Ariko Imana iguhanagureho buri muvumo wose wowe waba waravumwe uzira ubusa. Imana iwugusibeho mu izina rya Yesu. Twavugaga rero kwimenya no kwisobanukirwa uriwe. Kwimenya, kwisobanukirwa uriwe bigufasha kumenya uko witwara mu buzima bwawe. Kwimenya no kwisobanukirwa no kumenya isi y'umwuka. Kwimenya, kwisobanukirwa no kumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo bizagufasha kugera ku mugambi w'Imana, kandi bizagufasha gukora ibikomeye. Kwimenya no kwisobanukirwa no kumenya isi y'umwuka uriwe wowe wubaha Imana bizagufasha guhugera ku bikomeye, gukora ibikomeye. Ariko kandi ugira umutima wo kubaha buri wese, ugira umutima wo guca bugufi. Kuri wowe ukeneye ibyo mu mwuka bigusaba guca bugufi, bigusaba kwiyoroshya. Elisha iyo ataza guca bugufi imbere y'umukozi w'Imana Eliya, ntago izi imbaraga ari kuzihabwa. Wibuke ko Gehazi we wakoreye Elisha ntacyo yabonye, we yaciye icuka gusa. Kubera iki? Ntiyaraza agaciro ko kubana n'umukozi w'Imana, ko kugendana n'umukozi w'Imana. Ntiyaraza agaciro ko kubana na Elisha, kubera atigeze amenya agaciro ko kubana na Elisha. We yaciye icuka gusa, nta mbaraga yarazwe. Ariko yaza kuba maso, nawe hari icyo yagombaga gusingira muri Elisha. Cyari kiri muri Elisha. Mu mwuka ubitse iki? Muri wowe harimo iki? Ni iki kiri mu bugingo bwawe? Muri wowe harimo iki? Harimo science gusa? Harimo Igifaransa n'Icyongereza? Harimo tekinoloji gusa? Yego, ibyo nabyo ni byiza kuba bikurimo, bizafasha ubuzima bwa hano mu mubiri wenda kugera ku bintu runaka. Muri wowe harimo ibyo gusa? Ibyo gusa nibyo birimo? Ibyo gusa nibyo birimo? Ibyo se ko bidakora mu isi y'umwuka? Ibyo se ko birangirira hano mu isi? Hari ibindi usabwa kugira ngo nabyo wakire, bizakomeza na nyuma y'ubuzima bwo mu isi. Ukeneye kwakira Yesu Kristo, ukakira ijambo rye, ukakira ubwenge bwe. Kandi ubwo bwenge bwe tibwira ngo uzahamagara Yesu ngwino ngwino, uzamuhamagara umuhamagare, yego nibyo, ariko igihe nikigera azaguhuza n'umuntu nkanjye. Uzatangira gushaka gusobanukirwa, kumenya byinshi, wifuza kumenya byinshi, iguhuze nk'umuntu nkanjye cyangwa n'undi iguhuze nanjye. Imana yapakiyemo cyangwa Yesu Kristo yamaze kurekuriramo ibyiwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo atuma abigishwa be, yaravuze ngo ni uzabemera nijya azaba yemeye, uzabanga nimjye azaba yanze. Kubera iki? Dukorana na Yesu Kristo mu buzima bwacu, tukagendana nawe. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe kugire neza. We wumvagira ijambo ry'Imana, nakagaruka kuri Senga Ubohoke, Uwiteka kugire neza. Nyaruka ku isengesho ribohora official ku gicaniro cy'amasengesho cyitwa isengesho ribohora official, naho uhajye uduheka subscribe. Namaze kubabwira yuko dushobora nibiba ngombwa dushobora gukomeza isengesho ribohora official. Ubwo rero hari igihe wazatubura ukatubura, igihe wowe uzaba utarakoze kuri isengesho ribohora official subscribe, kuko niho tugiye gukorera cyane. Iyi channel nubwo turi kuyikoreraho batureze ko twakoresheje video z'abandi kandi ntazo twakoresheje, ahubwo ari wa muziki mwajyaga mwumva najyaga ntangiza mu cyigisho. Noneho rero sasa biba ngombwa ko iyi channel itaba monetize, ariko ntago tubizi, turi gusenga niba monetize tuzayikomeza, nibiyanga tuzayihagarika, dukomeze isengesho ribohora official. Kandi by'umwihariko nyuma nituyihagarika n'ibiganiro byose
twashyize hano ku isengesho kuri Senga Ubohoke tuzahita tubiboroka tubigire prive nitaba monetize. Ubwo rero twabakangurira kugira ngo mujye ku isengesho ribohora official, kuko niyo channel tugomba gukomerezaho. Imana amahoro ibamugisha, Imana amahoro ibagire neza. Ku isengesho ribohora official niho dukorera amasengesho, niho twigisha, niho tugaidinga abantu mu buryo bwo gusenga, tugatangira gusenya ibintu bimwe na bimwe biba bitugarije mu buryo bwo gusenga. Imana ikugirire neza, ngaho gira ibihe byiza, gira umunsi mwiza. Ukeneye kudutera inkunga, nimero yacu ntabwo wayibura, ibiri muri screen, ibiri ahantu hariho hose wayibona. Imana ikugirire neza, mugire ibihe byiza.